uraza gutema ibitoki byaje mu wanjye iyi nsina yarambutse yagiye mu wagerenze ururi ariko Gahigi imyaka ufite niyo mfite urareba ukabona nyabeho nari naratuye kuva kera none si insina niba yaraje mu wanjye urayitema bikunda ntabwo byakunda ntabwo byakunda ni yanjye yaturutse kuri iri ntabwo byakunda insina igomba kuba yawe niba yaraturutse ariko yarambutse yaje mu wanjye yanyonera hano urahateye iki kikaza mukecuru uzi yuko wowe nubwo ungana gutyo nagukubita ko Gahigi nubwo bakwita Gahigi wibwira yuko uje guhiga iby'ubutaka bwa data na mama ahangaha ni kwa data aha ni kwa mama ni gute ugomba kuza guhiga ibyo kwa data na mama byo kwa so na nyoko niwe ugomba kwiburana reka baze nabo babiburana ntabwo ariwe ugomba kwiburana wenyine kandi ugira amahane wa mukecuru ariko Gahigi uranshaka uti insina ari yavuye kuri iyi kandi ari ya data na mama yaravuye ariko yaje mu wanjye urashaka kumbwira ngo ninjya kuzura ababyeyi banjye igihe baba barapfuye ntabwo ndi umutungura wabo ibyo ntabwo bindeba icy'ingenzi ni uko insina yaje mu wanjye ugomba kuyisarura nanjye nkayisarura sibyo bitabaye ibyo turayirandura Gahigi ntabwo ugomba kurandura insina ya data na mama iyi nsina naravutse ndayisanga n'abaturanyi barabizi bahangaha hari ubutaka bw'iwacu iki muri kuvuga ko nanjye mbizi ngaho nawe ndebe nanjye ndebera nawe ndabizi koko ni umuturanyi w'uyu mubyeyi ni umuturanyi wa nyesi kuva kera iyi nsina yavuye kuri nawe ugiye kumurengera kandi ubwo ugiye kumurengera kuva kera ndabizi none se ubwo naraje njye njye ugomba kurenga ubutaka narabuguze none insina yaje mu wanjye none ni gute ntayisarura ugomba kwisarura banza utekereze kare ntekereze niba insina yaravuye hano ikajya hano kandi ari iby'uyu mubyeyi uragira ngo wowe uyisarure kandi utarayitera hanyuma se ko yaje mu butaka bwawe hano se ubu nahatera iki ndacyatera umwaka se ntacyo wahatera ariko nawe ntabwo ugomba kuyisarura kuko si iyawe ni gutyo uruciye se ni gutyo nduciye kuko ndabizi ngenda uwa gakondo hano ndi umuturanyi wa kera kuva kera kandi wagasebihweje ngaho nyumvira nawe nyumvira noneho n'uyu mugore nawe mana ariko mana yanjye erega ibyo kubwira nibyo kandi mwa abagore mwe amaherezo muzanano muravuga ngo murasenga musenga iki abantu basenga barenganya umuntu gutya kuki mudashyira mu gaciro ngo mwumve ibyo kubwira nibyo nta kindi warenza uyu mukecuru ameze nk'umurozi ubona naruga hanze nubwo usenga nagakingirizo wa mugore we uzise n'umurozi nawe wa mukecuru uranshaka w'ikigo tuza mbabwire umva icyo mupfa kibuti cyo mupfana iyi nsina ntabwo igomba kuba intandaro y'amakimbirane ya hato na hato niyo avamo izindi ngaruka mbi umuntu atabasha kwirengera ukicura ingaruka zabaye kandi mupfa insina iyi ngiyi do izashiraho mugomba kwicara mu gatuza ibintu mukabyumvikanaho mu mutuzo kandi bikarangira amahoro nta makimbirane ya hato na hato murumva igihe mwahereye muzageza byari koko ese umubare mukuru uyu umukecuru kuva nagira inaha hashize imyaka 7 umukecuru najya nturize ibyo avuga ntabwo ashaka ko duturana icyiza cyawe no kuba nshishe no kunyita ko ndi umurozi n'ibyo ngibyo birajya mu buyobozi umva nyesi beretse tuza gato nawe dubwire ibyo avuga ni ukuri ariko nanone nubwo ari ukuri ntabwo bigomba gukorura amakimbirane ya hato na hato kandi muri abantu bakuru kandi mwese mwakagombye kwicara mugakemura ikibazo amazi atararenga umukecuru ntabwo yumva pe ntabwo yumva nankundira nyumve rero nunkundire mu nyumve nk'umuturanyi ubu nibiva aha bizajya ahandi kandi nanjye bazampamagara mugomba rero gukemura ikibazo ibintu bitaragera kure kandi muri abantu bakuru kambabwire uca urubanza ndaramye ntitaye ngo uyu nzibye kuva kera twaraturanye insina iyo ivuye aha ikambuka umupaka ikaba yaravuye hano mwa nyesi ikaba yaragiye mwa Gahigi ni ukuvuga ngo Gahigi azajya asarura iyi ngiyi na nyesi asarura iyi ngiyi cyangwa se muyirimbure sinabikubwiye niko bimeze nitaye mukecuru ntabwo mba nkubeshya ujye ureka amahane none se Gahigi ubanza unasobanukirwa amategeko uyu ni umuvandimwe waje ansanga none se niba biciye gutyo akaba avuze ko ariko bigombye kugenda gendemera nce bugufi wenda bigende gutyo ariko si igitutu ntutse cy'uburozi
kizagarukira he? igitutsi se igitutsi ariko nawe ntugakomeze ibintu umukecuru nawe n'umujinya uba wanteye dore wanzengereje nawe urabizi ko ugira amahane uravuga ngo urasenga ariko ugira amahane wa mukecuru ugira amahane pe ntabwo nkurenganye ibintu by'inzika ntabwo nkwanga mubireke umuntu yagize umujinya cyo kuranga umbabarire nanjye n'umujinya rwose n'umujinya wabinteraga n'uyu mugore dore n'umudamu arabyumva n'umujinya wabinteye nawe bantunganyije rwose noneho rero njyewe dore turi abantu batatu duhanganiye kuri iki kibazo ariko yajaje kudukiranura nk'umuturanyi wa bugufi Gahi guhera uyu munsi nguhaye imbabazi ariko ubwo nguhaye imbabazi ninongera kumva ijambo riva mu kanwa kawe uvuga ko ndi umurozi uzabihanirwa n'amategeko ariko n'uyu munsi ndagucikira kugira ngo bigutere ubwoba ntuzongere no kunyituruza wabyumvise insina ndagitanga ariko insina iva insina ayireke nyisarure urumva cyangwa irandurwa ngiye ikiru nagitanga ntabwo binaniye sibyo nanjye ndicuza kuba nahubutse nyine nkamubwira gutyo ariko n'umujinya ikiru nagitanga ubutaha rero ikibi ni ugukabya murengereye bwo ntabwo nagitanga nyumva mba mbaroga ubutaha uzajye ujya kuvuga wabanje gutekereza ikintu kuko ushobora kwibwira ko ukemuye ikibazo kandi uteje ikintu oya mwabadamu mwe mwanje birangirira ntihanganire utakira muri gereza ndabizi tayumira hana oya ntabwo tugushyira utakira muri gereza nge ndemera gutanga ikintu ariko iyi nsina ikava Gahigi ndakumva uri umwana muto kuri nge ndi umubyeyi wawe none Gahi nguhaye imbabazi n'ikiru ntacyo nguciye kuko umwana wanjye dore gengeze no mu buzukuru umwuzukuru wanjye nazi uzamuha ku gitoki watemye kuri iyi nsina nguhaye imbabazi n'icyo kiru ntacyo nguciye urakoze rwose ibyo ntacyo bitwaye wawo murakoze muze hano nguhaye imbabazi tubane nk'abaturanyi beza umwana wanjye azaze watemye iki gitoki muhe ku gitoki ndetse nisanga watemye n'ahandi gitoki uzamuha wawo imana iba nk'umugisha nanjye reka duhore wakoze kuduhuza ni ukuri ubu turiyunze ni byiza cyane mama we uzi ibintu bibaye reka nze mbikubwire neza ntabimeze neza rwose uzi ibintu bibaye uzi ko ari hano ni hariya hepfo wantumye ngeze hariya hepfo kwa nuzi wa mukecuru nyine kandi ntabwo turi yego sha suzi se wa muhungu uyimukiye vuba wowe ndi w'inzobe uzi ibintu bibaye aramufasha fasha wa mukecuru gusa naseka nta kintu nakoze no guseka aramufashe gutya aramuniga ka gakecuru noneho kareba gutya mwana uri kuvuga wa mugabo turanye neza ase n'umugabo mwana n'umugabo mwitaga hirya ntabwo nari mbizi numubona gutya ariko urebye ibintu bibaye ntabwo waseka ugapfa mwana wawe mbabarira ubwire rero ngo bafatanye bararwana Gahigi yarebaga gutya wa mukecuru noneho agasuzumira akareba hirya akigira hirya noneho wa mumama nawe akabunga ariko njye ntabwo nashaka akabunga nashakaga yuko bakomeza bacocyorana uriya mugabo yari bugire umujinya agahita afata wa mukecuru akamukubita inkuru zose zo muri uyu mudugudu ni ingenzi ugomba no kungurira nyaguhera igihe kandi n'isaha yose yashakiye nzajya nyamedita yose mba nyazi njyewe ntabwo ubizi se ndabizi mwana wawe uriya mugabo yarebaga bagira usebwa n'indo nawe ese nabo aje kuduca mu nkuru karibu injira muraho yemwe muraho neza mwiriweho karibu gahe cyacu turangire muri sosiyete rero numvishe nsanze umwana ari kumara igihugu zo kwa Insina kwa Gahigi ngo bari bicanye ngo nubarapfa ngo Insina ngo yavuye ngo umwanya Insinga ijya mwa Gahigi ibintu byari bitumye ngo bica none se reka mubaze nawe ukisaza umwana akajya kumviriza amakuru yo mu mudugudu neza umwana wawe wamuhinduye injajwa ese se umwana wanjye umwana wanjye ari wumva ibyo bintu bikwiriye
umuntu w'umubyeyi urerera igihugu. none se uriya ni umwana wanjye naramwirereye simba navuye ahangaha aba agomba kugira amakuru kuko aba yabashije no kugenda. waramwirereye n'ibyo ariko umwana ntabwo ari umuntu. umwana ni uwa sosiyete nyarwanda muri rusange. umwana ni uwanjye, umwana ni uwawe, umwana ni uw'igihugu. ntabwo rero byari ngombwa kumwicaza ngo akubwire izo ndangagaciro umuribamo ntabwo ari nziza kuko nawe nari nizeye ni wowe ukora ibyo bintu. ese icyaha kirimo ni iki? oya ntabwo ibyo nari gushyigikira. nyine icyaha kirimo ni iki? icyaha kirimo ni iki? umwana nta burenganzira ufite bwo kumwicaza ngo umubwire ko azajya aba umunyamakuru akunekera ibintu, akunekera utuntu n'utundi tutushy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 us
nkamubwira ibyo ntabwo ari byo nagutumye ceceka ntukabivuga ibyo ngibyo abantu bakuru. ubwo umwana ajya azajya nzanira inkuru ndeka kuzumva. Oya guhera none mufashe yego ndebe unyitegereze. Ndakureba cyane. Ndeba cyane. Ndakureba pe. Niba wari ufite n'iyo ngeso ntabwo ari umuntu w'umubyeyi wese ukana gutyo rwose, umubyeyi umutima w'urugo. Erega igitsina gore nitwe dutoza abana imico myiza n'imyifatire ejo hazaza ikazamugirira akamaro. Nuba umubyeyi gito rero ukajya wicaza umwana wawe umwigisha utujambo, umwigisha utuntu tw'ubucakura, umwigisha nawe ukamutega amatwi ukamuha umwanya, azakubyarira amazi nk'ibisubizo. Umwana nabyaye. Wabyaye? Yego mwami. Ako se we. Ubundi yakuzanira inkuru nk'izo za hato na hato zigashimwa, uramucyaha ukamucecekeza ukamwereka ko ibyo ngibyo abana batagomba kubiha umwanya. Ibyo ngibyo ni iby'abantu bakuru, ntabwo umwana muto yari uwo kugenda yumva utakuzanira, yumva utakuzanira. Wowe urumva izo ari indangagaciro z'umubyeyi koko? Urabizi. Ndumvishe ngo habwirwa benshi hakumva beneye. Ndumvishe sinzasubira na rimwe kandi ndanagushimira. Si ubwa mbere ungira inama, si n'ubwa kabiri, kenshi wagiye ungira inama. Rero n'izindi ndazumvishe kandi nzubakiyeho. Nanjye umwana ngiye kumwicaza mugire inama, ntabwo nzongera. Kandi urakoze cyane. Imana ishimwe ubwo nanjye unyumvishe. Urakoze hose abana bacu tubarere neza, tubigishe neza, tubigishe imico n'imyifatire, kinyabupfura. Umwana iyo aje ibintu byose akubwiye ntabwo ari kubyitaho, kandi ntabwo umwana ibintu byose akubwiye akubwiza ukuri. Urumva nawe ashyiramo iby'abana, ntabwo rero nawe wabyubakaho ngo wumve ko ari ukuri. Ejo hazaza yanaza guteranya n'umuturanyi, ngo urugo rurayi umuturanyi nta munyu nta mazi nta gusuhuzanya biturutse ku mwana. Hari ukubera wewe wamuhaye amakimbirane akaza mu baturanyi kandi ari njye wamwibyariye. Nabyumvishe ni ukuri ntabwo nzongera. Ngiriye inama cyane kandi ndayumvishe kandi nyubakiyeho. Kandi si ngira inama kenshi inama ugira zijya zigira inyuma. Bakuze bifate barwane hafi kurwana bapfuye. Ntagatanga izo nkuru zawe ubundi wowe igira inkuru nzi kuzana izo ni iz'abagore gusa ni inkuru z'abagore ahubwo reka amakubite sitori rero zishyushye. Mfite umutipe izo tuzireke n'iz'abagabo. Mfite umutipe umutipe ukeye afite ikofisheri hanze muhamagare kandi yamwenyuraza mwana muba perezanta mukamora ko se muzi ni wewe wacu uvuze umutipe nawe ndabyibuka. Azi umusheri nsigaye mfite muri iyi minsi. Ambaze umagara uwanjye cyambere nta makuru. Banza muhamagare. Mfite n'ikofisha. Ari gutinda we ari gutinda kibazo ni nako Imana ifashe bifate ari gutinda. Aro? Sheri wiriwe neza. None se ko twahanye gahunda ya saa 12 zikaba zigiye kugera ukaba utarahagera igeze ni. Shirigira vuba rwose naguteguriye utuntu twinshi tugasanga ahubwo nyine bishyushye. Tebuka birashyushye. Natumiye n'inshuti zanjye nkeneye kuguperezanta bakakumenya.
kanya nanjye ego kumara ahubwo numvisha amasaha ajya kure saa 11 jewe icyo nabikundiye ngafite ikofi shaka afite mu kanya wenda arananamo nawe afite ikofi se yacu mufite amatsiko amasaha rero ajya gusa yego nanjye wanjye agiye kuza mu kanya saa 11 n'igice urumva saa 10 noneho hagiye gushya uyu mugoroba yo kureba ko musheri wawe kwita amatsiko niboga ntabwo niboga umusore muremure ukeye nanjye rero niyo mpamvu afite afite ikofi sheri ikofi ayo nanjye zameho My dream? Habaye ikiza ko mutangaye Wowe? habaye iki Wowe? Wowe? no kunyinira agafilime si gusa ariko ndabona rero amaso wabaye iki bishoboka muvandimwe wanjye ase ntabwo wumva umuvandimwe wanjye kandi ubaye iki bigufasha akakanya nawe wowe urakwishimira shari w'umuvandimwe wawe mutesi mute we mutesi uwo ni iki cyawe uwo naho ni iki cyawe uje ugasuhuza nta kibazo ni wowe se watinye mu rugo oyavuga mubwira ibyari kumusubiza ibyo akubaza yego nambwire habaye iki wati icyo kibazo niba unarwaye umutwe mubwira tumufasha ese mureke mbabaze mwese uri kunyinira filimi habaye iki umusore wawe atakwishimira afite tumwe yuko mukunda uri kunyina akahe gakino bimeze biti cyane rwose mubwire icyo uri cy'imbere yanjye mubwire ibi ngibi muba mudukina nuko mutugenza habaye iki ngiye ko mutansobanura basi nanjye nsobanukirwe sha nabivumbuye pe kumbi uyu ni sheri wawe n'uyu akaba sheri wawe nawe uzi kuzibara ubundi kuri kora ahangaha harati kuzibara nkoreraho buramba mwemeye umuntu w'umugabo Gusa nyine nizere ko bibiri ibyana bibiri bivukana nizere ko ndi kurata atari ibintu niwe wa mbere nibyo niko bimeze basi yagiye mu buryo bushimye niba ndi kurota ngenda ruguru umuntu w'umugabo mukoze mu matama oya reba ase ubundi ufite ikihe kindi kintu turebe neza urakinisha abavandimwe ko mutesi karame mama ndimo kwibaza hano habaye iki mama we ntabwo ubizi habaye iki ko hano ndi hagize kureba isoko filimi yaryoshye mbwo wita uvana none sanga hano bakinira filimi hano hari umusheri nguyu n'uyu wowe iki yipeveye ibyana bibiri bivukana nawe rwose hano hari umushyitsi reka nzivuge umushyitsi yakwibwiye ubwiye mata we nakwemeye buriya ukomereza ndashaka kumenya ni ibiti birimo kubera hano induru Ntabwo mwateza ugiye. hano mu rugo rwanjye uyu nguyu akunda karame mama mbwira nihutaga buriya ntabwo turagusezerera n'ibiki turagenda ujyayo kuri mukuriho n'ibiki byabereye hano oya igihe nahereye kare mbumva ndi mu gikoni ndimo kumva muvugisha ukuri ndabivuga habaye iki wowe habaye iki kandi icyabaye ukibona ubundi wowe mwiriwe uza guteza induru mu rugo rwanjye uza kumbwira ngo mwiriwe ndakubaza hano habaye iki nihitiraga nyine urumva nisi mbona abantu bicaye kujya muri jaride ndavuga ndi kubasuhuza oya mubwira icyakoze abahese abana mubwira iki abantu bangahe
mama arakubeshya ese kuvuga udidimanga ubundi habaye iki ko mba udidimanga mama uyu sheri wanjye mama oya nanjye ni sheri akaba na sheri wanjye we. mama arabeshya niko yamuhungu ukumeze gutyo uwagutuma intabwo wayize ndakubaza ndakubaza subiza uwagutuma inka wayize noneho ngo abakobwa babiri mu rugo rumwe ariko abahungu mwabaye muti usibye n'inka ihene yo wayibona ko burangiye n'ifumbire yene nayibona ariko noneho rero akakubwira abana banjye nimutumye inka ntabwo ari mutumye ihene ntabwo ari mutumye ifumbire wabyumvishe neza kandi uyu ari mutesi azatetera ku ifumbire se azatetera ku ifumbire Wenge noneho utangira mba nkabo. mbwire rero abateka mutwe abahungu bahaguruka gira vuba gira mu rugo ihute ako kamubaza ko se waje abakobwa bawe ni Mariya uzabashyira yoze wamweke abakobwa bawe ni Mariya uzabashyira yoze mbwira mu rugo mvana amagambo mu rugo ihute genda ujya gushaka ahandi utekera imiti mu rugo rwanjye ihute ngo bamwe murarenga hari amarembo ihute reba shari ibiri neti uramubona ari kumuvugisha buke nawe koko niko bakobwa ndagarutse ngo mubwiye niko muto uriya muhungu koko uriya muhungu ni uwaheye wabatesheje umutwe nawe ni mu nsubizo Sundi mama aratareka ngo mwibarize. Ubu ngubu aba bantu babuze umuntu abahungu batereta kuryo bahurira ku muhungu umwe we. Njye ubu byancanze nabona ari ngende mbona byibaza mana we numva ndwaye umutwe muti uriya ntago ari umujura mva Kadete nawe babuze uwubatereta se bivuze ko babuze umuntu batereta none ari umuntu yo mutera yutereta nawe ugira menshi ugira n'amagambo kubonye icyo uvuga ubonye icyo uvuga nawe umwana ariko nyine nimba ndi umwana ibyo muzajya wowe cyari n'umwana nta kibazo cyari umwana nagase umva mbabwire bana banjye uriya muntu ashobora kuba ari umutekano tubona ntabwo mwamwinjije mu nzu yinjiye mu nzu uwo mwanya se babonye ko yageze hano bose bakajunja nimba yaraje akambeshya akagira kuri murumuna wanjye akambeshya ariko mama yajyaga atugurira inkoko kubagurira inkoko yagira ngo abone uko abinjira azabone uko atwiba aba bagura inkoko ebyiri sakaza yabona yagura inkoko nayo yabona ngo wajya umenya ko yagura inkoko witubeshya avuga ko ari nk'akaburusheti kasenkisa inkoko kandi burusheti nta nubwo azi nuko isi zamukubita ntuzangwitira umwana ni Kadete bucura se uhagaze aba burusheti kuriya umva yagura reka mvuga ukuri nta nkoko yagura ukuri nyine kuziranye n'aba na burusheti burusheti niyayigura umva mbabwire rero bana banjye tumena umuceri mena jese ndi mwebwe yanjye ndi mukuru aho yarekera umva mbabwire bana banjye rero mujye mushishoza mujye mureba uwo mugiye gukundana nawe mubanze mufate umwanya wo kumutekerezaho no kumwigaho kugira ngo ejo atazabatura ahantu mu rwobo mutazabasha kwikuramo murabyumva neza mujye mugira amakenga mujye mubasha mugira gutekereza cyane kuri ntabwo mubanye isomo dukwiye kujya tugira amakenga tukabanza tugashoza tukareba kure ibyo kose ariko mama ubutaha nanjye ndamwihaniza munyana nimba nakuneye n'umuhungu pana kumwishinzaho n'ikindi gihe turi imbere ya mama ubutaha ngiye nzagukora mu matama ahubwo ikintu ugomba kumenya mbere y'uko ubigira birebire jya ubanza unyereke inshuti zawe zimeze okay nta foto nta cyabaye ujye unyereka ifoto nkwereka ifoto mama usubyumvise turi hagati yawe nk'umubyeyi wacu ubutaha oya reka mbabwire bana banjye musenga nimusenga niba musenga mujye mubwizanya ukuri kandi ukuri guca mu ziko ntigushye yego mama mutesi asigaye yarigize mukuru ntabwo ashaka ko tuganira byagera ahangaha byagera kuri uru rwego bibaye gutya tukabona ibintu birayoberanye uriya muhungu ababere icyigisho uhereye uyu munsi tangire mwige ubwenge mu gufungura tukanisubirire mu mirimo yanjye urakoze kubw'inama utugiriye mama ratu urakoze ni we wacu waba wifuza kugurisha inzu cyangwa se kuyigura
waba wifuza kugura ikibanza cyangwa kukigurisha, waba wifuza kugura isambu yo guhingamo, yo kororeramo cyangwa kuyigurisha, U&I Cycle Creativity of Rwanda ikubereye igisubizo. Mu budasa bwacu kandi U&I Creativity of Rwanda bagufitiye hotezi b'amarangi, abanjeniyeri babigize umwuga, bubaka inzu kuva muri fondasiyo kugeza irangiye n'amafinisaje. Wabishaka na U&I Creativity of Rwanda bagushyiramo n'ibikoresho nk'amamatera, intebe nziza cyane, ibitanda, utubati, bikone bakabitunganya neza mu buryo bugezweho. U&I kandi yabaye ubukombe hamwe n'abahanga bafite bibitseho mu gutunganya ibijyanye na installation y'amazi, installation y'umuriro. Uramutse ubakeneye nomero ngizi cyangwa se ubasanga aho bakorera mu mujyi wa Rwamagana, cyangwa se uduhamagare kuri iyi nimero 0722273775 cyangwa ukatwandikira no kuri iyi nimero 07927976. Izo numero zose ziri no kuri WhatsApp, cyangwa se ubandikire kuri iyi email ucreativity@gmail.com.